ndakuvumiye ku gahera wantumbiwe ndakuvudere ngaka kagwingira nk'igikumwe gakurira ikuzimu nk'inguhe cyanze ndakuruyuza ukwasi uko nguko hasoni ngenda kuvumye reka nkwereke digidi ndakuvumye n'ikindi gihe uzahirwe utakibaho uzahirirwe ikuzimu nibura bagucanire mu makara ntibashyiremo muro w'umunyutwe do ngaya mabuno nuko mfite amato n'amasava nuko fofata ari hafi wa ntiza mabuno nguhenere nanamusuriye do ndaguheneye n'amabuno yombi nutagenda uzahura udukemugwe hasi ushwanyuke ndaguheneye nyaguhekenya mabuye nka konkase icyuma gisa konkase gusa ukuza digidi hari ikintu ngubwiye kibi nta nubwo njye nukana buriya usanze narakijijwe papa sava ariko urakicara mu mpindu zishyushye kikoryiwe nakoreka ndetse gucuma nakuvuna umuheto nyabukuru uzinda mu bisura no mu masusawe muhambirwa gusa gatukure nk'iminyonzi nako reka ndetse kuvuga ariko nayo mvuze urakamurika nk'akayongo ko gisuku nkura mu mavuta gusa reka nigende utankura mu mavuta ukanyambura agakiza kanjye zibaho ngaho digidi urakagenda bukwirireho ejo wongere usubire n'ejo bundi ushake kunywa amazi byange ushaka kugira icyo utamira byange digidi ni ukuri kw'Imana sha uragahindukira noneho abantu bajye babona inuza ayo mahezi mumara cyangwa urakurira motayo yawe atubuke uyabona atamagirira waruntu ibyo byose byawe urakabijomba mu bisongo kora usuku ariko reka ndeke kukurikira agakiza none se papa sava none uti none ubu ngubu nyine jya kwangara singara singuyu hangara ntumurikire udatuma nkora ibara